ese waba ufite idea ukibaza uti nayitangira nte ngo ibe business nyayo? Ukuri nuku idea yonyine ntabwo ihagije. Icy'ingenzi ni process uyinyuzamo kugira ngo ibe amafaranga. Uyu munsi rero tugiye kwiga intambwe 5 zoroshye zagufasha gutangira business yawe step by step. Hanyuma entrepreneurship process ni iki? Entrepreneurship process rero ni inzira umuntu anyuramo kuva kuri idea afite kugeza ku nyungu abonye, profit. Birumvikana niyo itandukanya uwifuza gutangira business n'uyitangiye koko byanyabyo. Ariko intambwe 5 z'ingenzi ukwiriye kumenya hakanya kandi nawe nuzikurikiza uraba utandukanye n'abakora amakosa bigatuma bahorana ibitekerezo gusa nta kubishyira mu bikorwa. Reba ikibazo kiri mu buzima bwawe bwa buri munsi. Problem identification iyo ni step ya mbere. Buri business itangirira ku kibazo. Ibaza uti abantu babura iki, ni iki kibabangamiye? Hanyuma urugero, abantu badafite aho bafatira ifunguro ryiza, ubwo birumvikana kubura transport yihuse. Aha niho amahirwe ari, inaho iyo ushatse igisubizo witubona amafaranga. Step ya kabiri rero witukurikizaho yishaka igisubizo cy'icyo kibazo wabonye, ibe ibaye business idea. Nyuma yo kubona ikibazo, tekereza nakemura gute iki kibazo. Urugero, restaurant nazo cyangwa nino delivery service. Idea nziza, igisubizo ku kibazo, birumvikana. Hanyuma step ya gatatu, tegura plan, ikora business plan. Ntutangire uhubutse, oya benshi barahubuka. Ashyiraho plan igaragaza icyo ugiye gukora, abakiriya bawe, uko uzabona amafaranga, uko uzacunga business yawe. Plan igufasha kutayobagurika ndetse no gukora ibintu mu kajagari, kumenya aho ujya, ukamenya icyerekezo cy'ibyo ugiye gukora. Step ya 4 rero, kora product cyangwa se service. Ugiye gutangira gushyira mu bikorwa bya bindi wa planinze. Aha niho abantu benshi batinda. Tangira n'ibyo ufite, oya tangira n'ibyo ufite rwose. Tangira small, tangira business ntoya. Test idea yawe, kora ibintu byoroshye. Oya done is better than perfect. Nukuvuga ngo witegereza ko uzakora ibintu neza, ahubwo tangirira ku byo ufite. Step ya 5, gurisha ubona inyungu, cyo bita marketing and profit. Business idafite abakiriya rero ntabwo aba ari business. Ugomba kuyamamaza, kuvugana n'abantu, kumenya ibyo bakeneye. Aha niho amafaranga aturuka, ibintu bikagenda neza. Hanyuma rero reka twinjire kuri kino gice, ikosa kumaze kugira step 5 ugomba gukurikiza. Ariko noneho hari ikosa rikunzwe gukorwa n'abantu benshi cyane, ku buryo nka 99% abantu bose bararikora, bigatuma badakora business, rimwe na rimwe bakaba banahomba. Abantu benshi rero batangirana idea nini cyane, ukumva ushaka gutangira umushinga munini cyane, ukumva utangiye kutuntu duke bitakunda. Batekereza capital nini cyane, ntibibuke ko gutangira business ari ugutangira kuri bike ikagenda ikura. Ntibatangire rero ugasanga ibyo biba birenze iki. Ukuri rero, tangira business ntoya, wiga uko bigenda, ukure buhoro buhoro. Hanyuma ibanga rizatuma rero business yawe iba success, koresha iyi formule yoroshye: problem, solution, action, money. Nta action nta success. Abatekereza gusa ntibatsinda, abashyira mu bikorwa nibo batsinda. Birumvikana rero, wowe utagize icyo utangira gukora nta n'icyo uzigera ugeraho na kimwe. Ibanga rero rikomeye ni ukubona ikibazo, ukagishakira igisubizo, hanyuma ugatangira ukagira ibyo ushyira mu bikorwa, hanyuma ukabona amafaranga. Nguko uko ugomba gutangira business, muntu wanjye. Icyo ukwiriye gukora uyu munsi rero, andika ikibazo kimwe ubona aho uri, shaka igisubizo cyacyo, andika idea ya business, tangira kuyigerageza buhoro buhoro. Hanyuma ntugategereze ejo, kuko ejo ntabwo ari ahawe.
iyo utinze gutangira bizinesi ejo usanga hari abandi bayitangiye, ugasanga ugiye muri competitive nyinshi cyane, ugasanga rimwe na rimwe ibikoresho washakaga wagomba kubona uno munsi ejo usanze byanahenze. Ibyo byose bikagenda bikudindiza, ariko iyo watangiye uyu munsi burya hari amasomo uba wakuyemo. Business rero nitangirira ku mafaranga menshi cyangwa se amafaranga, itangira ku gitekerezo gikemura ikibazo. Subscribe kuri Entrepreneur Training College, andika start niba witeguye gutangira business yawe, wa hano muri comment ubundi ibintu bibe bigenda neza. Andika start rwose ubundi niba witeguye gutangira, kandi nizera ko amaze gukora subscribe kugira ngo amasomo yose tuba tugutegurira ajye akugereraho igihe. Hanyuma rero mwakoze kudukurikira, reka twongere dusubire mu yandi masomo turimo kugenda tubategurira, dukomeze kugubwa neza.